ndisonze inzara nta gikoma yigeze unywa ndashaka ikidufu kugeza ngo nta gikoma yigeze unywa ndashaka ikidufu njye nta nubwo nshaka kumva ibindi njye ariko usigaye agira umutwe munini ikidufu urabona hano uri bugikure ntabwo ndi bujya kuvoma ufite amafaranga ntabwo ndi bufite ntabwo ndi bufite ukasa kumirora ntabwo uri gukora iki nta nubwo ndi burya noneho nturye aho ngaho ni sawa ariko ibyo kuvuga ngo nturi ukora imirimo urayikora ntabwo uri buryame noneho nanjye inzu ndayifunga nta kibazo nta igikoma nyine urabizi nawe sibyo hano hagiye kuza abantu biyubashye ni babiri kumva ndashaka ko witwararika nta kibazo witwararika wa mwana nta kibazo ngenda akana keza sawa niko ahubwo tujye gusura hari ikigore kiri hano usigaye njya kureba ariko ni cyiza se cyakoze uzi gitega nimba ari umuntu umwe n'amagumi kiriya kigore gifite nabi kibazo kugira ngo umusatsi ingoye zarahuye ntabwo njye ngikunda waramwikunda ariko ntabwo njyewe ngikunda impamvu njya kukireba ni ukugira ngo njyewe ntabwo ngikunda ko kandi tubimo igiceri kimwe cy'ijana uraguramo iki ubwo ikidufu nta bindi njyana narabyaye akadufu aka kamwe abandi ngo barabyaye nanjye sindi bitware neza ubu ugiye gutekereza mu bintu byose wajya kugura botike zose zuzuye hano mwese ubonamo mama ikidufu ari ubwo mperuka kugusaba inone wagiye usaba nka ntabwo nyigusaba inyoni icyambere ntabwo nyakubiri kandi iyo wanyaye ndagufurira iyo wanyaye ndifurira ushaka igitufu n'ubundi niyo mpamvu asigaye yarahagaze wagira ngo ni imisha ukuntu giteye ni nk'ijerekani bambitse imyenda buri nk'ijerekani bapanuye yewe reka nkubwire usibye no kuvuga ngo ijerekani bapanuye ntukibona si wikanje ni kibi buri nk'ijerekani bapanuye ni ikijerekani cy'ikibundi ijerekani cy'ikibundi bambitse umwenda gusa njyewe ndacyanga singikunda ngende njya kureba ubu ngubu ni ikintu cyane oya ntabwo nyenda mukunda ni igisinzi gifite n'urwana rugira imico wagira ngo ni kugeza ngo ume hamwe ntabaye n'umuntu n'abandi gusa ni mubi nyine turabyihanganira kumva ko abantu bari gukoma ikintu cyo gufungura wowe ariko shasi byarabaye uri mwebwe nyokorani mfite myinshi no kwisa kinga wa rwavumba ya bote swata dore ngiki cya kidamu cyanjye bisa ibirunga ngende birunga ariko njya nkubwira wagira ngo ni igitera kugeza ngo urasa natari mwiza nkuko nabikubwiye ntabwo iyo ndi kubura rwose utari mwiza njyewe arimo aravuga njyewe yavuze njyewe si mwiza urabona namubeshyera si mwiza ntabwo ari mwiza tu ariko yari mu ishuri y'imana nta kibazo urabona yuko ni umuntu nta kibazo se madana ujya wiyitaho ninde utajya wita kandi ntukajya mwiza byiza ndamubwira ko urimo ugahakana intumwa z'imana ziracyaza ari nyinshi ziguhanurira ukuntu waremwe inabi ubundi se niki kikuzana hameze n'uruda yesu we urambonera nk'uko zirarisha noneho zikigera ubibona
ari umudamu wahanga ntamenye ibyo arimo n'ibyo bore byose birangwa n'akajagari ubu ni inkoko kuko kigore shese kuko ndasa shamwe ko cyana giteye yunati cyana nta discipline kigira cyawe giye ngo cyane ni kamambiri tanukira umwana amezi 9 urayazi angazi yamwonye jise by'umweru bibiri byumweru bingahe muvangira amazi mu mashereka uzabaze we myaki gafu yes ma'am umva utansuzugurira umwana wanjye ti asundi muraba nkubitaho pereke kere shows tankoraho utankoraho tankoraho yamwimuheka waramukunje mureke urase kutamusuhuje namusuje ndi gukina ya mico yacyo wagira ngo cyarerewe umunsi w'ikamyo nuko wacyana ubundi we nta nubwo ugira gahunda ngo ujye gukina n'abandi bana iruhande rwa nyoko urakura ntukajye ntukira umwana di rum mama satangiye wacyana we si urarwumvishije nabwumvishije ufite imana gusura tu jya kwituma wacyana we bibere y'abantu urwarwaye ibintu murimo ntabwo muzatijya guseba vaga mbawe nsuzugurira umwana akoze iki gafuko haguruka none yesu we mama nyamara warambekera ntago ari njye haguruka none hanga genda nta kibazo cyaguruka aho ngaho cyaguruka ikigenda haguruka none kibwire kigenda cyane cyane ntago ari njye warambekera abana b'iki gihe ukuntu babayo debe nizaniye umushyitsi wanjye icyana cyo gitangiye kunyagaguzwa ngaha nta burere mugira tansuzugurira umwana uvuga ngo ntagusuzugurira igitego urasera umwana ukuntu ahantu yahumanyije hejuru y'ibyo mwari mutangiye kuduha ingaruka tangira ashire mu bantu ashyire mu bantu dore ngo aranibyo ye ushaka pete sindi iwanjye ushaka n'imana yana amahirwe n'amahirwe pe ikintu cy'ikigore kibyara umwana ubabona na nyina ariko ateye cyakoze imana iriyangana kuba ikibagiriye mu abantu nk'amuhangaha mwakabaye kuba muri kuzimu mwasanze satani muterera ibitero by'imisozi gusa dore uko yareba ye karashika mbi gusa byose biricara gusa byicare ubu nuza bufunguye bisura ikoro shatura umwana agenda nka kimbwirire narisabye nasangiye namwe by'umwariye nijoro twasangiye amaraso se atandukanye nyamara washaka umwana wamubeshyeraga ntakibonye cyihengetse kigiraga gutya sinakibona nticyagiraga gutya se kandi ngo hari umwe nyine habura guca akayaga uramwana asezaniye ahangaha ahubwo nyina nayo yitegura zo hehe ntabwo ari njyewe urumabikora mwami kubeshya umwana wanjye niwe wabikoze narisone ninjye bikoze ninde se kandi warudamu nakunyuzamo urushyi utankoraho utanatusha dore uko gisa ubu noneho kadahari ninde usuze waba nagisuriye niyo kiri ninde usuze mwigwana muhave ngiye ku mwana wanjye we muzamumenyera mumusebya mu bantu njye reka nkubwire muhave wakigabo ubu se ninde ubikoze noneho ntabwo ndikora ngo umenere umuntu ugeze ngo umva ibyo kumenyera numurwana ko gisa yewe pete nawe urabeshya rwose wamufashe iki kintu wakinguye numurwana ariko yewe yega abagore b'iki gihe genda se njya he ngaho nemere njye wasuze numurwana genda nemeye narwanaga n'umugabo cyangwa jewe nibyo bikoze kandi cyane ntabwo ari wowe kaninereye iyi nkoko muntu niyaho ubundi isura gutya si cya cyane yinereye gafuku iyi nkoko yayikuye gafu iyi nkoko yayikuye yewe rimwe ahitwa disi menye ni mu magi gafuku iri mu magi gafuku uzagira umunwa kugeza rya gafuku iyi nkoko muntu wayikuye gafuku karame iyi nkoko isura kurusha abagabo 5 wayikuye ko kwa cyane ibintu byonyu byose mwarwaye za mibe hano muri urugo mwese cyakoze pete twaje mama ni iki cyabaye
iyi nkoko isura kurusha abagabo batanu wayikuye. ni inkoko muntu ni inkoko Eh? niba barya ibiki abantu bo mu rugo mama iyi nkoko rero ikibazo ntabwo mbizi nanjye ariko urabizi ko ndi umwana w'umunyabwenge mama wasanga inkoko yarariye ibintu bibi cyane yarariye genda amashaza nawe se ibyo nibyo wariye twe byo gutunze shaka iki kigabo cyo nka pete ishyano riragura ngiye nkubyaye we nabuta muri nyungwe cyokora urugo biratangaje cyane cyane. hari umudamu aranyara umwana arasura ari inkoko cyakoze ya nkoko nabonye inarisha n'ibyatsi niba ari nk'isoni murekama Yesu we yewe twigendere urusuruko cyakoze wamenyere ubu naguha mama ubu byarakemutse humura nze nkwereka ukuntu tubigenza tukabikora Ako ngako kabisa. Izongera. nze nkwereke none ubu ngubu ibintu byo kunukirwa karakemutse. Ariko se wa mwana noneho kuyizanye nijoro urambariye. Ndiyaranja none se ma hari ikibazo tubanze dufashe iri tungo ryaduteje abantu babibonye mere ryaduteje abantu Cyakoze. kiriya gipapa kandi nabonye twagikuramo akantu ariko umuntu uko cyako yabonye ko inda yahise ibyimba kurushaho Nawe wabyiboneye. ntabwo biba byoroshye mubyeyi. Chama nta hantu yacisha noneho dore nayafunze ya myenge y'umubiri Imana yaremanye iri kugabanyuka ibaye mike cyane. Nta nubwo baduteguje noneho tubateguza se rwa rugo rw'imisuzi twaje Mwaje. niko pete wi twonge twagendere cya kigo cy'imisuzi ngatangiye se iki iyo mwadukoze ubushize aha ntimubizi ariko kirata icyuki cyangiye tugisinya nshaka no kukireba Ako wagiye unkundira umwana. ibyo mwadukoreye turabizi zizi Twaragikemuye. none kuri noya kubara ikibone bana barabipepekisi perfect bose ntibazambaye ayibonye ariko none ibintu byo mu rugo biransitse ubu babona bose bambaye pampex ahangana inkoko ya n'amasafurese mwayarangitse ntawabena ntabwo yari inkoko